sheri ubu rero uzi ikintu gisigaye ahubwo se ubu ngubu dushyire tariki zingahe oya nawe by'amatariki urihuze se turapanga amatariki n'abana batarambona abana ngewe ndakubwiye ngo ibintu byamaze gutungana wowe nyine warayibabwiye ariko niba simfite amafoto yawe se muri telefone se ubizi sheri kutanywa kaji bimeze bite urabona igikombe neza gutuma umunaniro ntabwo washize inywa kaji nako ni keza buriya mu buzima oya kaji buriya ni keza noneho rero sheri inzoga ariko ibije rwose bituma yego umva nyine ngo ntugambenje muri rugo nka buri kintu cyose wallahi natashye nimugoroba urumva natashye nimugoroba nzanga kandi rero wasinze wasinze kuko sinazeretse inzoga maze iminsi nazeretse kaproso okay kiro nicyo nagushakiraga ahubwo se nta kuntu wateramo agapano ahubwo kwitamo kananze nguri muri brag papa wawe Vies? Ministre kwa kane. Vie bro, tijikoje bundi bro. Ministre kwa kane. Ni kuchumwe. Kwa mbere nza akuchumwe nza kugiye kwa mbere ni kuchumwe ni kuchumwe. Kuchumwe rema. Mwana afite akazi nza kubwira. Kuchumwe zura ko abanya naye mbwa. Jiwa seriye man, jiwa seriye nimba mubwiye ngo kuchumwe dutakarori uzaze kwitema ahubwo teramo agapano yo gutama kana. Wanyereka madamu wawe kwifoto ya. Inde? Wanyereka madamu ya mugwa wasu. Angera munyeretse gutyo gusa nayo kujya kumwaka ifoto y'inshaka hiki. Ntari. Suburenganzira kugira profile suburenganzira bwo kuzana umugore rusha. Postinga buri munsi. Ari. Harakufite se umukiriya uje kukanga munyine. Shiramo umwana agapano ngiye ngende ngire cyo gutama kana haraye po kwa abera baba wijowe. Manu musi ndi none viye mana je kutama icyana wa. Cyo tutadusanga ibyo tugiye kumwe. Nabize ko biye mwemera se. Gira babaho gira umvase. Ahubwo mbwire uwo mpete mapana za mubwire. Bampamagaye se. Ushaka ngo bitira hasi. Namuresha. Ntabwo rwana mwana. Rwana. Bro. Mapa shiro kamera. Mumbwire azambwira ahubwo musigire gahunda. Muhamagara gunari mu bikari. Yari gukora gaswara y'izamani. Haje waje kumwana. Yakase mu bikari bro. Muhamagara. Sawa. Muca bitebyera. Mani duri isaha duri tugiye. Nyine genda duriraze. Genda nzange no wakwimwe pantaro edeni bro. Ushyira ni pantaro ngiyo ndamda sinaje nambaye ko ngusembe mu. Sawa. Muca mabitebyera. Shinyana yembwe isigaye mu nzu nziza. Tako hapa ngaho tuntu twose. Man. Takobura natwe mu rwaje kuza umugore tugiye kugira impinduka sha. Nubwo tugiye kugira impinduka ngo azapfe kuza gusa atari mubi. Ko ntabwo yazanye umugore musugo na nyamvungura n'ime asakuriye. Ariko uramuca kare gutindara. Kamagara myapana nyera amazi yo kunywa. Myapa. Ai, nyitabara. Myapa. Labita byo boss. Wangu ino murabulese. Ikibazo cyabaye. Haje. No. Namubwire nyine. Bakoje kwinjira muri salon? Oya, nisari wacu n'ikibazo. Basi. Wari byo n'amazi ari sakonje. Ariko mbere na mbere dusaba n'amazi akonje uzi neza ko dufite firigo hano muri rugo. Shaya hari biri abayifite wa. Wamara kumazi se umusaza. Ariko udategetse ngakonje cyangwa ashyushye. Cyaka konje. Kamazi kubitegera. Sibyo? Cyaka amazi akonje. Uri gutareba buriya ngo hari hanze byagenze kuriya. Urabona mu kazi bari banyeneye urabona ko nawe urabizi muri iyi minsi ibintu byose ni akazi cyane ngo tutabonye amafaranga ntabwo wabusa gutyo nta nubwo ibintu turi gupanga byagerwaho yego ibintu by'amafaranga niyo mpamvu tugomba kubishyira imbere uravuze gushaka kino gusubira mu kazi nagutindiye oya ntabwo wantindiye ariko nta kibazo nivuga gutyo kuko nanjye tujya kumureba nyine dutahe kuko mubwiye ko nakoresha iminota mike kandi natinze nibyo nanjye urumva ko ukomye nuza nyine unyibutse nuza ubwo nanjye rero nashaka nsubire ku kazi kugira ngo nkurikirane abakozi ukuntu bimeze noneho rero buriya ngiye gushakira umunsi uzaza n'abana bahari bakurebe kuko ishimira ko ndabizi ko bakwishimiye baragukunda pe ariko noneho ko kubona bakamenya ngo umuntu ugiye kubabera umubyeyi kera bajya bavana ba mukasa ariko ntabwo ari ba mukasa ni umubyeyi uzaba uri mama wabo
Mutegereze byiza se? nabimenya. ubwo rero uzaza bahari hanyuma muganire bakwishimire tukwakire hanyuma duhite dukomeza gahunda rero z'ubukwe ariko nyine ndashaka ubukwe buba vuba Nta kibazo Ntabwo nagomba kuba njye Kagende nyine. nyine nawe usubire mu kazi utakwiye. Kandi nyine murakoze no kutwakira muri byo bwanyu. ni byiza hano kwakira abashyitsi oya none se ubwo igihe gutyo se reka mugeze rero hano hepfo ku muhanda utege akamoto unyaruke tagutinza ubwo rero nyine arekeze Nta kibazo. numvaga tukagumana Hanyuma se nawe. kandi nyine akaryoshye nigora mwitama Bosi yagiye none. Ataza kumfumbura. None. Suko twanura sungu. Reka nawe. gusa sejo tuzaba turi kumwe ariko ushaka uri kwihuta nawe wagira Tugeze ngo hasi. ntago sawa nyine reka rero reka tugezera nk'uko Bose anumye mama none ikamutere kanga atanyirukana ta 15 ari menshi atazanyirukana atambaye n'igihumbi kandi shira wanjye naramuye ko nzamusura kushira yenda yinwereye ntabwo bigaragara sa rero urugendo rwiza sheri kandi ndagukunda fata 5 wagwa nta kibazo twakorera tagaca ajaho noneho sinzi ko azagushobora tebuka icyaka kiranyishe agenjeje gake nguha amazi ushaka macama bitebyera Ntuya dahe hasi sha rero tugira ukuntu dushobora kubigenza ukuntu kuzanyira ari bibisi nta kibazo ashamjama kimwe asizemo uburozi se buriya ashobora kuba rukeneye amazi nkanjye dusangiye makuru aya nayo hasi zananywaye mu mazi ashanga yapanda kwizera nikira nimba atari ukunyizera zana amazi nkwereke sibyo buba buri hasi zana amazi nkwereke ntabwo nakwizera ko ibintu turi gushwaniraho mw'iyi minsi ibintu turi gushwana karyoshye nkaho uri mura gusa wamubonye namubonye agiye kwambara tugiye kwitamo akantu arahera ahubwo nawe ko rero uriya muhungu umva se yari yanasinze manimero yangu utereho akantu baba witonze isumbuye tugiye kwambara wamwe tugiye kwambara sikinzu kumamagaye ndi mu gikari nka gusa ugiye mu cyumba cye kari mu cyumba cye bariya ari mu ijwi yarimo ndamwumva kuko ibintu bye byose bikora gisaza hubuka manimero ngo uterera agacupa sha mbwira nimero mbwira ariko wibuke hari akantu bigeze kuguha kera n'urugo utaratangira kurugendamo hajya nanditseho ngo ikira nanditseho kadogo wiri tuzamfobye kugeza ryari kizeho bitanu shiriho amafaranga ashyitse kizeho bitanu sayisi nta kibazo rero ega ndakwemera bro ahubwo no mu rugo uzaze vi yagiye kurongora cyaje muza muzakora igikwe buriya tukanywa hehe gusa njye akazi mpamvu mfite ahangaha yaje ushobora kunyemerera oya wiri nzamubwira wiri gusa sinzi mubwire tukamuramo ariko nta kintu cyo gupfa ubusa ubuse yaje kamubwire ndebe ko yaba yaje undi yaze mukomeze wowe muganire yakutayamaze gusa ariko ubutaha yakutayamaze muyapa gusa ubutaha yamu imana yamu kugira ngo winegeka kunywa ibyo mu rugo sibyo mba namwe amazi ndoza muhungu simba namwe buri kimwe cyose mba nagifasheho ko muri kukwizera muri iyi minsi gusa ubwo bose agiye kuza nizere ko byari byose ushyize ku murongo nta kibazo gihari kindi kugira ngo utaze kuvanga hano hantu hagasigara hashya namuguteza
yabuza niyo wamuneza nanjye mba meze gutyo kundeba nanjye ndasharije hasi shawe rero ntashobora kuzana iby'ubusino ngo yakuriye ngo mu gikoma cya voka kirashyira igikombe ikirahure nawe utakimena ashaka azakukwirukana soke nta kibazo mumbwirire mu cyumba ze tugende yanyereje boss ese ugenda bamukira ati nziza nta kibazo mba ni kugomba kubana ngo mwese yazaniye amazi umuyapani agatsina ko turi inshuti se iki gihungu ubundi abakozi bo mu rugo babaye bate koko ushiri wanjye araje kiramubona cyane kimukozamo inkweto sha bajyaga se uyu wundi umuhungu arahari bajyaga he si uyu mukozi ubundi byagenze bite kano ubundi sha urambona bajyaga he Karame! ariko sha ubundi bugikora iki ubwo ngubu basha baha Sese umunsi wose bakunda ibintu byawe n'ubu telefone cyangwa ni telefone fukama hasanga fukama hasi njye niko nkubwiye niko shama niko nkubaza ubundi uburere mu bukura uburere mu bukura uriya mukobwa ntabwo wabonaga yuko aje ari yaje gusuka ntabwo wari ubizi gusa ugira ubwenge umutwe utabasha kureba umukobwa ngo umenye uwo ari we ukamukuzamo inkweto hari n'undi munsi uriya ari hafi kubera nyoko twabuja nta soni uriya mukobwa ugomba kujya umwubaha uri uko aje hano urukumva ejo azaba yabaye nyoko buja niwitwara nabi rero akakwirukana ubu izi ji uzinyweye n'indaziguhaye oya hari ikintu ujya nkwima muri ubu uriya mukobwa si hari ikintu wabuze muri ubu uko mabuja kuko agiye kuba mabuja ejo mabuja banze ari we wagize gute haguruka imbere gira vuba anduru uragira ntabwo uzi ukuntu gufura bigora nimusiga ngamusigamo kwameze gusa ubugambo numvise muri kujujura ni mu cyumba mwari bwageraho ngo muri inshuti mba natewe n'uturine tugenda no shabiri baratsira umukanya nanjye sinzi igihe nzajya kwibanira Bayapani zanga ibyo nakubwiye byose abikemura sibyo biyese kandi ngaruka iwa byarangiye boss nta kibazo ndabikemura ngaruka byarangiye sawa ko nutinde banubwira amagambo nanjye ugomba kuvugana n'ubushobozi bwiza iyo boss rero siko ugeze kumbwira ko buri muntu wese ugomba kuzanga sibyo yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umukecuru yaba umusaza agomba kubafata neza nk'abaganiza kuko twari turi gutera sitori ukuntu imvura mu ntara iri kugenda igwa ikaze hari ukuntu noneho muza mu ntara amajyaruguru imvura igwa none inkangu zikamanuka zikarindimuka wanjye mutajya nizera umuhungu nuko turi kugenda tuba tugenda muri ubu kandi ari mujuti wawe ikintu kimwe byumva ubyumva ibintu umuhungu nabonye usa nk'umuntu byumva ibintu mubwiye na iyo uriya musore ukagenda yamuzite bose kubya none hari ibyo ugomba kumubwira utagomba kumubwira sibyo nuko tugendana nako hari ibintu tutabikora twaganiriye ariko namubwiye ko hano tujya tuburana rimwe na rimwe namubwiye akantu bibanga kandi urongeye tubarayikanga urongeye urankubise nkubita nanjye nyanduza tubura ejo niba twarabiye umuceri tukarya imboga ibishyimbo zitarimo imboga umunsi twaburaye njye mvugisha ukuri cyangwa urugo nzaburaye gukora akazi mba namubwiye ko twaburaye kandi waje waraye mba waje wanasinze sindatinda kubikubwira nimba yagiye icyiza ni nuko yakabaye ahari akabyumva nta mezi yanjye abiri umaze utaramenya nawe yamenye kandi bose ndakubaha ariko ntushobora kumubahuka nzakubahuka ngo ntituburara hano turaburara kandi amafaranga wajyanye mu ntabwo nitwarana nabi nawe umeze nzakuba ntacyo umuntu yarurukanze igipangu bose nzayakuba nzajya hasi cyangwa amafaranga ejo nzajya mu kazi nzabyuka no kujya mu kazi kuko ujya niyana sore nanjye ndi uzabarisha umwenda garuka nawe nka boss ukurikira abo uzasanga urugo rwaramye nta kandi ngira mu mirimo yanjye Richard naje mwana naje shaba watize Shadi rero bana banjye muhoza akoze wagiye uva muri telefone kuko murabizi mu minsi ishize twaraganiriye bagezeho igitekerezo cy'uko nanjye ntaguma kuba njyenyine
murimo murandiranje ariko Richard ntabwo muri kunyumva. Munyumve muhindukire mu nyumve. Turari papa. Murabizi mu minsi ishize nabagejejeho igitekerezo cyanjye. Murabona amaze gukura. Murabizi ko twakiriye kinze se. Murabizi ko murabona amaze gukura kandi namwe murakuze. Mu minsi mike muzaba mwubatse ingo zanyu. Hariyo mpamvu nanjye rero nabagejejeho umushinga wanjye nari mfite. Ko ni muramuka mwubatse ingo zanyu mutasiga njyenyine namwe ntabwo byabashije. Baje birumvikana cyane. Uyu ni wa munsi rero nari natekereje nababwiye ko nzabereka umuntu uzasigara mfashe neza mu gihe muzamutagihari. Abona byose rimwe mwanyitagaho, nimwe mwameseraga, nimwe mwantekeraga. None mushiki wawe nawe amaze gukura, ejo bundi ari azaba yishakiye umugabo da. Ngire ngo ntamaze gukura se. Ubu rero noneho wa munsi wageze, ndumva uyu munsi ugomba kuba ibyishimo tukishima hano mu rugo. Uyu ni wa wundi naberekaga. None nababwiraga yuko azambera umufasha mu minsi iri imbere. Igihe cyageze rero, niyo mpamvu nihuse kugira ngo nze mubereke, hanyuma mpite mbatangariza n'itariki y'ubukwe. Igihe cyageze, cyagiye. Biyoze kuri seriye Cyane rwose. Ntabwo ahubwo hagati aho natwe twamwishimiye kabisa, ikaze mu rugo iwacu. Twizeye ko tuzabana mu mahoro, dufate nk'abana bawe nawe kuri mama wacu, kandi twagukunda cyane. Sawa Muhoza wasuhuza agiye kuba mama wanyu rega mu minsi mike, yabaye mama wanyu cyane. n'inshuti yacu. Inshuti y'umuryango nabishimiye kabisa. Karibuni. None se sheri nawe rero umuntu wese muramwamenya amazina ubu ngubu? Mama ze ni mama. Ni mama ariko burya nk'iyo ugiye ku ishuri barakubaza ati umubyeyi wawe yitwa nde, ko bavuga amazina kandi ubuzi ko ari mama. Ariyo mpamvu rero nawe agomba kubibwira kuko namwe ku ishuri nandikishije ko mama yitwa. Yego ibyo nta kibazo, ariko nawe mugomba kumenya amazina ye nka mama mushya mwabonye. Mama ngiye nitwa Richard. Mushiki wanjye yitwa Muhoza, nawe dukurikirana. N'inshuti yanjye yitwa William. Rero turakwakiriye Muhoza. Uracyari umwana ku buryo bakuvugira, ubu musaza barakuvugira izina. Hirga n'akana wayumvisha amazina? Nta kibazo nayumvishe, ni Richard. Azajya naramenyera Inshuti yawe biri. Nanjye nitwa Clarisse Sirahagije. Rero anytime tuzabona William aje hano yinjira muri kwinjira iwabo kabirakarira. Nanjye umwana bakuranye, nawe n'umwana mu rugo barakuranye. Umuryango nta kibazo. Sondo cyabajyaga icyo nikirahisha. Nakwamukana ngende nashonje n'umushyitsi tukamwakira. Oya bajyaga he kavuna umuheto. Ase wa bajyaga he? Nagenda usigiye cyane. ngeze ngo tugana rapyibagiwe. Umukobwa agira inzara. Genda isonze igihe cyategeye. Abo era filime yakomeye no Sheri jyewe ihanga. ntabwo birashya wa. Ayo byaya ahubwo ni mwabuze. Azi kutatwara kariki. Noneho rero ubwo nibyo nababwiraga, ubu twatambuka noneho tukajya ku meza twakira n'umushyitsi, ubundi tugakomeza ikirori nta kibazo, tugakomeza Murakoze cyane. Bajyaga Karame byayi ni karibu ni karakomeza. Ariko bazi abatetse zuku yewa salama. Ni ruzungu. Ni ruzungu na abatetse. Papaji. Sheri ni karibu. wazanye n'icyayi sha. Bose birahari sukari. Eke Ngeze neza. Kiza cyo gusura bari. Mwe mwitonze none se uko muretse tubanze dusenge. ntabyo bintu Inzara yani namwe mugabanya inzara, murabizi tubayeho twubaha Imana, urugo twubaha Imana. Tubanze dusenge. kubyaye byinshi. Twageze ku meza rero bana banjye, mwe muretse tubanze dusenge. Nyuma y'Imana tubanze dusenge. Hanyuma dukomeze n'ifunguro ryacu.
Uwiteka Mana yacu turagushimiye turaguhimbaza ko watugiriye neza waturinze no kuri uyu munsi wose wongeye kuzatukira ubuzima ishimwe n'icyoro n'ibyaha dukore ifunguro rero ryateguwe n'amoko y'abana b'abantu kugira ngo ryese ritunganye Imana rikuremo igisa n'ikibi cyose kugira ngo ritunge imibiri yacu n'abatunge ubugingo bwacu barakoze kuri Imana nziza mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen. Ariko shaka nuko bimeze papa ibyaha byawe birimo birarya wowe urimo urasenga yihorera aba bana none se inzara iba yabishe sheri kaze rero kaho bon appétit Urapfa kabisa. Mwasenze se? Ngiye kwasebye kare si umuhungu we Mama, bon appétit. muho appétit Bon appétit kabisa. Ndetse ko nabwo appétit rica muhungu bon fils ntabwo Bon appétit. biranabeshya Ton fils mes messieurs. Ntabwo nzi ko njya kuvuga ko rungano. Birabizi. Abantu bose bona pete Richard baramusi. undi kuki atatetse fire rica Kadogo kutatetse ifiriti. nanabateye mu mutumwa ni appétit byagenze gute hasaga he kuki utatetse ifiriti amavuta yabaye make papa uru rugo tumaze gukena ku buryo tubara amavuta yo guteka amavuta ifiriti naguze ejo bundi akajerekani mwaguze ejo bundi karashe ntabwo firiti agafiriti muho tangane aze rica bundi byagenze gute ko Sinakubwiye. bajya benga teka agafiriti byagenze gute Se papa. Buriya riga. Nubwo yatumurenganya natwe. Yikozaga hirya no hino urasanga yanabyibagirwa. Akamubata n'ibirahira. ntabyibagirwa se ntituraza kumwirukana ra nikoze utangiye kwibagirwa Ajyaga he nubwo biserera arakora. karabimo ko nakubwira ko mayoneze yashize ukavuga yuko kuyituzana mayoneze yarashize ndetse muze guca ahandi kuri kaba kantine muyifate nta kibazo muze guca muyifate mayoneze nta kibazo amafaranga ndazajya y'abahambere ku kazi So mwampu wa sana. Ega nawe yagize nazo nakora. oya arakora ariko noneho mu gihe akiri muri runo rugo rwanjye nijye mba ngomba kujya gute kubibamenyera mwese So guys, bafana bacu, bafana ba Demand TV show. Tujye tubereyeho kubakorera filime zigisha ziganisha umuntu mu nzira nzima. Iyi filime rero yari igamije kwereka abanyarwanda ko abantu benshi bamenyereye ko filime bamukase b'abantu aribo baba babi ku bana, ariko hano noneho biragaragara ko n'abana baba babi noneho kuri bamukase. Guys, iyi filime rero irimo isomo rikomeye cyane, yagaragaza abantu bitwara kuri bamukase nuko ari mukase nabi ko bakitwara neza bagahindura imyitwarire. Ababikunze mukomeje kudufana, mwandika muri komenti niba mukeneye ko twazabakorera ikindi gice gikurikiraho, cyangwa nimba mukeneye ko igarukira aha ngaha nabyo nta kibazo. Uburenganzira ni ubwanyu, mwibuke gukora subscribe, share na like. Turabakunda cyane. Bye bye.